Amahoro nshuti bakunzi ba Hoziyana, twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu twizera kandi twemera. Nk'uko mumaje kugenda mubimenyera, muri kumwe na Prophet Eric Uwayesu. Ndagira ngo rero n'ubundi mbakire mu ijambo ry'Imana. Turabakiriye, turabizi neza ko mudukurikirana muri benshi, mu migabane itandukanye. Rero mwese abadukurikira tubahaye ikaze, Imana ibahe umugisha. Rero nk'uko twari twabibatangarije mu minsi yashize, twababwiye ko tugiye kubagezaho inyigisho yo kwizera, kandi tukavuga ku byiciro bitatu. Twavuzeho mu cyiciro cya mbere, twavuze ubushize, aho twasanze kwizera kuri mu byiciro bitatu twabaye dufashe byo kuganirwaho, nubwo hari n'ibindi umuntu yavuga, ariko twabonye ko hari ukwizera gusanzwe ndetse no kwizera kuzanwa n'agakiza, ndetse no kwizera kudasanzwe. Mu cyiciro cya mbere rero, cyangwa se mu nyigisho yacu ya mbere, twavuze ku kwizera gusanzwe, turagusobanura. Dushishikarize rero utarashoboye gukurikira iyo nyigisho kuba yajya kureba igice cya mbere cy'inyigisho yacu yo kwizera, akagikurikira kugira ngo abashe kumva neza iyi nyigisho ya kabiri ndetse n'iya gatatu tugiye gufatanya kuri uyu munsi, kugira ngo tuzakomeze tugende tubiganiraho. Reka n'ubundi rero mbibutse ko iyo tuvuga ijambo ry'Imana, si uko tuba tubirusha abandi, ahubwo ni ugufashanya. Nawe ufite ibyo wadufasha, ubwo rero mu gihe wumva hari icyo watwunganira, wakwandika muri komantere hasi ukatanga igitekerezo cyawe. Habaye hari n'ikindi wumva twazavugaho mu nyigisho y'ubutaha, nabwo wabyandika. N'indi nyunganizi iyo ari yo yose wayitanga, biremewe. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Imana ihimbazwe. Nk'uko twabivuze mu nyigisho ya mbere, reka nse wenda nk'usubiye inyuma gatoya, kugira ngo wenda nawe ukurikiye iki kiganiro, wenda utarashoboye gukurikira ikiganiro cya mbere, nubwo nacyo tugushishikariza kugikurikira nk'uko twabivuze. Reka tuse nk'abakwemforoma cyangwa se abagushyira mu nyigisho ya mbere. Mu nyigisho ya mbere twavuze ko kwizera gusanzwe turagusobanura, tuvuga ko umuntu iyo agiye ku ishuri akajya kwiga, muri waba yumva azarangiza. Biriya rero ni ukwizera gusanzwe, kuko ni ukwizera rusange. Ni ukwizera rusange, kandi tubona ko abajya kwiga bose siko barangiza. Kuvuga ngo rero icyo kivamo iryo jambo ryitwa kwizera, kubera ko hari abatarangiza. Twavuze kandi iyo umuntu avuganye n'undi kuri telefone, bagahana gahunda, akavuga ngo mu minota 20 cyangwa 30 ndaza kuba nkugezaho ibyo byose. Iyo ni igice cyo kwizera kuba mu muntu gusanzwe, umuntu aremanwe. Tuvuga kandi ko mu kwizera gusanzwe ntabwo ushobora kuvuga ngo mfite amafaranga, ngo ndizeye ko nzabona telefone, kandi ufite amafaranga ibihumbi 200 by'amanyarwanda, kandi wenda byavamo telefone. Ntabwo rero ushobora kuvuga ngo nizeye ko nzabona telefone kandi ufite amafaranga yo kuyigura. Icyo gihe ibyo ni ibintu bisanzwe, ahubwo nicyo wizeye nacyo gisanzwe, nuko uzabona aho uyigurira cyangwa uzajya ukayibona ari nzima. Ariko uko no kwizera gusanzwe, ntabwo uzavuga ngo wizeye ko uza kurya kandi ibiryo bitetse biri mu nzu. Uko no kwizera gusanzwe, iyo ni uko kwizera n'abadayimoni barakugira. Reka rero tuvugane no ku kindi gice cya kabiri, kwizera kuzanwa n'agakiza. Ubundi agakiza
wenda byadusaba kugasobanura ariko reka munyemerere tuzagasobanure mu nyigisho ikurikira kugira ngo hazabeho kumva neza agakiza. Munyemerere tuzagategure nk'inyigisho ukwayo, ahubwo reka ubu ngubu nse nk'utambutse. Kwizera kuzanwa n'agakiza, reka tubivuge mu yandi magambo ngo kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Buriya umuntu yizera icyo yumvise, icyo yabwiwe. Kenshi twizera ko Imana iriho, twizera ko Imana yohereje Yesu Kristo, twizera ko Yesu azagaruka, nuko tubyumvisha amatwi yacu, turabisoma ariko tukanabyumva. Twizera ko Imana iriho ariko ntiwasobanura uko isa. Iyo tugiye gusobanura Imana tuvuga ko isa nanjye, isa nawe unkurikiye. Ibyo rero ni ukwizera kuzanwa nuko twumvishije ijambo ry'Imana. Twizera ko Yesu yapfuye ku munsi wa gatatu akazuka, ibyo tubyizera kuko twakumvishije. Ubwo rero ni ukwizera kw'agakiza, kuko siko abantu bose babyizera. Hari abatemera ko Yesu yazutse, hari abemera ko yapfuye ariko ntibizere ko yazutse. Ibyo rero kwizera ko yapfuye akanazuka, ibyo rero ni ukwizera kuzanwa n'agakiza. Kuko iyo udafite aka gakiza muri wowe ngo ugire ihishurirwa, kuko iyo umuntu yakiriye gukira, ubundi hakira umuntu ufite uburwayi, hakira umuntu urwaye, hakizwa umuntu ubabaye udashoboye kwikorera ikintu runaka, agakizwa n'umuntu runaka. Yesu yaje mu isi araducungura, kuko twebwe ubwacu tutari dufite ubushobozi bwo kwicungura. Ubwe yemera kuba igitambo cyacu kubw'ibyaha byacu kugira ngo tubashe kubabarirwa. Rero iyo twizeye amagambo ye, haleluya, iyo twizeye amagambo ye turabaturwa, dukurwa muri kamere y'icyaha, dukurwa kuri Adamu wa mbere tukinjizwa kuri Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Haleluya. Kwizera kuzanwa n'agakiza kuduhesha kwizera ko Yesu azaza. Abo twari kumwe mu nyigisho ya mbere no ku bandi muzayikurikira, twavuze ku ijambo riboneka mu Baheburayo igice cya 11 umurongo waho wa mbere, aho twasanze kwizera ari ukumenya rwose ukuyemo gushidikanya ko bihura n'ibyo wizeye. Mu yandi magambo, kwizera ni ukureba ibintu amaso y'umubiri atabona. Kwizera ni ukureba inyuma y'imisozi, ni ukureba inyuma y'ibikuta, ukavuga ngo inyuma y'uyu musozi, inyuma y'ibi bikuta, haleluya, hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Ndumva nezerewe Imana cyane, ndumva nejejwe n'umwuka w'Imana. Kwizera kuguhesha andi maso yo kureba inyuma y'imisozi, yo kureba inyuma y'inyanja, yo kureba inyuma y'ishyamba ryijimye ribuditse mu ijoro ry'umwijima. Kwizera kuguhesha kubona abana bawe uko basa, uko bazaba bameze, kandi uri umusore nta na fiyanse ufite, ariko kwizera kukakwereka uri umupapa, kukakwereka uri umubyeyi, kabone n'ubwo waba uri imfubyi, kabone n'ubwo waba udafite ababyeyi, ariko kwizera kukwereka ko nawe uri mama w'amahanga. Haleluya. Kukwereka ko uri papa w'amahanga. Kwizera, Imana ishimwe, kwizera ni ukureba ibintu bishoboka ukabibonera mu bidashoboka. Imana ihimbazwe. Kwizera ni ukubona ikibazo wari ufite cyarangiye. Kwizera ni ukubona ubuzima mu burwayi. Urarwaye, dogiteri yakubwiye yuko bidashoboka, ari ugutegereza urupfu, ariko kwizera ko kukakubwira ngo oya, yabivuze ni dogiteri koko, ariko yabivuze nk'umuntu. Kwizera kukakubwira ngo haleluya, nyuma y'uburwayi hari ubuzima. Ibyo rero nibyo byitwa kwizera. Uku kwizera ni uko guhesha umuntu uri normal kugenda hejuru y'inyanja kandi azi neza yuko uyikandagiyeho atebera. Ariko kwizera ko ntabwo kukwereka ko inyanja ari ikintu kiri soft, ari ikintu cyoroshye wakandagiraho ukamanuka. Oya, kwizera ko kurakubwira ngo genda rwose harava mu muhanda. Haleluya. Kwizera ntabwo nzi intambara ufite muri iyi minsi, ariko ndagira ngo wumve ijambo ndimo mvuga bizamure kwizera mu buzima bwawe. Bizamure kwizera mu buzima bwawe. Kwizera, Yesu yigeze abwira abigishwa be, arababwira ngo mugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo mwabwira umusozi ngo nuva aha ushyirwa hariya. Kwizera kurimura, kwizera gukuraho,
kwizera gushyiraho. Nshobora kuba nicaye hano, nicaye muri iki gihugu ndimo, nkagira ibintu mpindurira mu kindi gihugu nkoresheje ikintu bita kwizera. Haleluya. Kwizera guhindura systeme, kwizera kuburizamo imigambi y'abadayimoni, kwizera kurarema. Ndagira ngo nkubwire mwene data unkurikiye, ubuzima bwawe bukwiriye kurangwa no kwizera. Buriya ntabwo Imana isubiza kenshi amasengesho dusenga, kuko Imana isubiza kwizera kwanyuze mu isengesho. Iyo dusenga, niryo jambo twasomye muri Yakobo ibice 5:15. Reka twongere tubasome kugira ngo uhumve neza. Hatubwiye ngo kandi isengesho ryo kwizera, isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Urarwaye? Urwaye diyabete, bakubwiye ko itakira? Urwaye asima, bakubwiye ko itakira? Urwaye umutima, bakubwiye ko udakira? Urwaye virusi itera sida, bakubwiye ko itakira? Kwizera kurema ubuzima mu burwayi. Bibiliya iratubwiye ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Ntabwo nitaye ku ndwara iyo ari yo yose waba ufite. Oya, ubukana bwose yaba ifite, uburemere bwose yaba ifite, imbaraga zose iyo ndwara yaba ifite, ntegetse ubuzima kukwambara. Nitaye ku buremere bw'ikibazo ufite, cyaba ikibazo financier, cyaba ikibazo cy'ubushomeri utinzemo mazemo igihe. Nonaha mu kwizera, niba nawe ufatanije nanjye kwizera, akira akazi mu izina rya Yesu. Niba ufatanije nanjye kwizera, zamura igipimo cyo kwizera. Bundi kwizera ni ukuva mu bidashoboka ukinjira mu bishoboka by'Imana. Va mu bidashoboka by'abantu winjira mu bishoboka by'Imana. Ku bantu ntibishoboka. Haleluya. Abantu Yesu yagiye akiza indwara, yarababwiraga ngo bikubere nk'uko ubyizeye. Ndagira ngo kwizera kuguhindurira ubuzima. Wabonaga ubuzima bwawe bwanze, wabonaga ibintu byanze, ariko kwizera ni guhindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Urashaka kuba umugabo, kaba umupapa nk'abandi, zamura kwizera kwawe. Iyo aciye inzira mu mazi, Abisirayeli bagatambukira ahumutse, igucina inzira mu izina rya Yesu. Uri mu kazi ka leta, ufite ubwoba bw'iki cyorezo kiriho, ufite ubwoba bw'ubutumwa bw'akazi wagiyemo ko ushobora kutahava amahoro. Kwizera ni kuzamuke muri wowe, umve ko uzahava amahoro mu izina rya Yesu. Kwizera kurakiza. Kwizera gufite imbaraga zikomeye zibohora, zikiza indwara. Umva mubyeyi unkurikiye, zamura kwizera kwawe, Imana igukize diyabete. Zamura kwizera kwawe, Imana igukize iyo kanseri. Zamura kwizera kwawe, Imana igukize uwo mugongo. Umva muvandimwe, mugabo unkurikiye, urugo rwawe urabona Satani yarwinjiriye, urabona Satani agiye kugusenyera urugo. Zamura kwizera kwawe. Birambye ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, lipa atopene takuwa labore, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye, ibyo Satani yaragambiriye gusenya kubwo kwizera birahagaze mu izina rya Yesu. Mana yongeye kubake bundi bushyashya kubwo kwizera. Twavuze kandi ko tuzavuga ku kwizera kwa gatatu, ariko kwizera kubidashoboka, kwizera kudasanzwe. Kukwizera naro kuvuze mvuga ko tuzavuga ku kwizera kumeze nk'ibisazi. Reka nkubwire, ntukizere ibintu ubona abandi bafite, kuko ibyo ntabwo ari ukwizera, nabo barabifite. Ugomba kwizera ibirenze ibyo amaso yawe abona, ugomba kwizera ibirenze ibyo amaso y'umubiri akwereka, ugomba kwizera ibirenze ibyo abo mu muryango w'iwanyu bafite. Mu muryango w'iwanyu yego wenda niba baratembera bashoboye kugura igare cyangwa baguze moto, kwizera kukugurisha indege mu izina rya Yesu. Akira kwizera gufite imbaraga, kwizera kurimo imbaraga zibohora, kwizera guhesha gakiza,
umuntu akakira gukizwa, umuntu akakira impinduka ivuye kuri Kristo Yesu. Ntabwo nitaye ku buremere bw'ibyaha byakwizingiyeho. Kwizera kudasanzwe kukwemeza nimba wari umusinzi, nimba wari umusambanyi, nimba wari umunywanzoga, nimba wari umunyabyaha muri kategori runaka zigiye zitandukanye, akira kwizera kudasanzwe wibone uri umukozi w'Imana. Niba wari umukene, ibone nk'umumiliyoneri, ibone nk'umumiliyarderi, bone nk'umuntu ukomeye, umuntu udasanzwe. Haleluya. Kwizera gukiza indwara, kwizera kudasanzwe kurakubwira ngo ku bantu ntibishoboka ariko ku Mana birashoboka. Lipa lazalite enemale twakuta laboria. Ndavugana nawe unkurikiye, wabonaga byanze, wabonaga bikomeye, wabonaga ntanzira, lesarda orvoria. Ndaguhanurira mu ijambo ry'Imana ko hari ibintu Imana ikoze kubwo kwizera. Bibiliya itubwiye ko isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Ntitaye ku ndwara urwaye, ntitaye ku kibazo icyo ari cyo cyose ufite. Ni ikibazo mu kazi aho ukora, ni ikibazo mu rugo rwawe, ni ikibazo cy'uko uri umushomeri, ni ikibazo cy'indwara ufite, nona akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira akazi, akira imibereho, akira, kuko kwizera kurarema. Kwizera guhamagara ibintu bitariho bikabaho. Ndaguhamagarira amahoro. Mama, akira amahoro. Papa, akira kubaka urugo rwawe. Garurirwa agaciro nk'umugabo mu rugo rwawe, wongera ubumugabo nyamugabo. Amarira yawe Imana yarayabonye. Wa mukobwa wowe nkurikiye, amarira yawe Imana yarayabonye. Ndaguhanurira, ndi umuhanuzi w'Imana. Kira kubahoka, kira ubuzima, kira imparaga. Le endola siriyalaba takute leboria. Kwizera kwawe ni kuzamuke, kuva mu bidashoboka by'abantu kwinjira mu bishoboka by'Imana. Hari urundi rwego Imana kwifuzaho. Urumva urajya gusenga bikanga, urumva uri hasi mu byo kwizera, urumva uri hasi mu mwuka. Oya, igipimo cyawe cyo kwizera ni kizamuke. Imana yagufiteho umugambi mwiza. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi kuko ndabizi neza ko ukurikira ijambo hari icyo umwuka avuganye nawe. Ndabizi neza ko wankurikiye hari icyo umwuka ari gukora mu buzima bwawe. Indwara ufite, ukuguru urwaye, imitsi urwaye, hari icyo umwuka ari gukora ku burwayi bwawe. Ubwo burwayi bw'amaso ufite, hari icyo umwuka ari gukora ku burwayi bwawe. Umva nkubwire, izo dosiye ushaka kujya kudepoza ngo usaba akazi, kubwo kwizera, sengesho ryo kwizera rizarema, rizazana ibintu bishya. Haleluya. Kwizera, Imana iguhe kwizera. Imana iguhe kwizera. Imana iguhe kwizera nshuti yanjye. Imana iguhe kwizera. Kwizera gukora ibintu bikomeye. Ndizera ko nyuma y'iri jambo hari ubuhamya, hari amashimwe tugiye kwakira y'ibyo Imana igiye gukora. Ndashaka kugusengera. Shango dusengane. Shango dusengane. Shango dusengane Imana. Nukenera ubundi bufasha, nimero zacu za telefone ziba ziriho. Zatwandikire tugufashe, dufatanye kwinginga Imana. Ariko ndumva umwuka nyemeza ko muri iri jambo, nuba ukurikira ijambo ukaba uryizeye, umwuka Imana arariherekeje kugira ngo agire ikintu akora, arema kidasanzwe mu buzima bwawe, mu buzima bw'umuryango wawe, mu buzima bw'inshuti zawe. Hari ikintu Imana yubatse. Reka dusenge. Kadusenge Imana. Uhoraho Kristo Mesiya, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, jambo ryawe rifite imbaraga zo kurema no guhindura. Jambo ryawe rirabohora, jambo ryawe rirakiza. Ndasenze kugira ngo umuntu wese ukurikira ijambo, afite ikibazo mu mwuka, afite ikibazo mu buzima busanzwe bw'umubiri, rekura ijambo
rikora icyo ryatumwe mu buzima bwe, kandi uzamura igipimo cyo kwizera kw'abana bawe kugira ngo bizere imirimo yawe, bizere imikorere yawe, bizere ibikorwa byawe, bizere imvugo yawe, bizere ibitangaza byawe. Turagushimira kuko iri jambo riherekeje kugira ngo rikore icyo rigomba gukora mu buzima bw'abana bawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Shalom, shalom.